Yesu ashimwe cyane, nongeye kubaha ikaze ku Gasambi TV, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe ndetse n'imiryango yanyu, ubwiza bw'Imana bubabeho ndetse ubuntu bw'Imana ntibukabure kuri mwebwe, Uwiteka Imana abaha umugisha cyane. Muri kumwe na Pastor Jackie ku Gasambi TV, iyi ni ya saha y'ubutabazi twinjiyemo, reka nkubwire ngo wowe ugeze hano wakire ubutabazi bwihuse, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Duhora mu ntego ivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Imana yacu ishimwe cyane, iyi ni ya saha nziza, isaha y'ubutabazi, isaha Imana itabara indembe zo mu mwuka ndetse n'izo mu mubiri. Iyi ni ya saha Imana yohereza ubutabazi nk'uko yabimpishuriye. Abantu dukunze kubana muri iyi saha y'ubutabazi murabizi, iyerekwa Imana yampaye inyereka ambilanse nyinshi cyane, irongera inyereka indege yagendaga itanga amabahasha iyata abantu bakayatoragura. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ku Gasambi TV itanze isaha y'ubutabazi, niyo mpamvu aka kanya ariyo tugezemo. Nabajije Imana ntese ziriya ambilanse ni iziki? Imana irambwira ngo muri iyi saha izajya itabara indembe mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kandi inyeretse iyo ndege yatangaga amabahasha, irambwira ngo izajya itanga ubutabazi bwihuse muri iyi saha. Rero reka nkwifurize kwakira ibahasha yawe, reka nkwifurize kwinjira muri ambilanse yawe. Ambilanse yanjye ntabwo ari iyawe, ariko aho urembye hose humura, Imana irahabona kandi yiteguye kugutabara byihuse. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye cyane kandi mbifurije ubutabazi bwihuse. Iyi saha ntigucike, iyi saha ubona Imana, iyi saha Imana ikugarukeho, iyi saha Imana ikwiteho cyane, ngo ahari byashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana we, inshuti zikabana ngo kuko ari abantu bagahemukirana, ariko Imana ngo yo ntizigera itwibagirwa. Aleluya, aleluya. Ngo umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yonsa, ariko humura Isiraheli sinzakwibagirwa. Humura rero, ntabwo Imana yakwibagiwe, nta nubwo izakwibagirwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana, ndetse tuvuga ngo twakire ubutabazi bwihuse muri iyi saha. Ubu butabazi bwihuse ntabwo ari ubutabazi bwo kuvuga ngo Imana izagutabara ku wa gatanu, izagutabara ku wa kane. Oya, ni irijanse. Ni ukuri Imana iragutabara byihuse, Imana irakurengera, Imana irakwiyereka. Hari ibintu byinshi biba bitugoye, hari ibigomba kuzakorwa mu kwa kane, hari ibigomba kuzakorwa mu kwa karindwi, ariko iyi saha ni irijanse. Imana itugirire neza. Wakirira ijanse muri iri sengesho, wakirira ijanse muri iyi saha, Imana igutabare byihuse. Hari ahantu uba ukeneye gutabarwa ako kanya, ku buryo biramutse bitinze wahura n'ikibazo, ariko aka kanya Imana ikagutabaremo. Imana igukurireho ibikombe by'abarozi, Imana igukureho ibikombe by'abakugambanira, Imana igukurireho iryo deni, Imana igukurireho ubwo burwayi, Imana igukurireho urwo rwandiko rwari rugusezereye mu kazi, Imana igukurireho ayo mahoro make mu muryango wawe. Imana igutabare byihuse mu izina rya Yesu. Reka dusengane twinjire mu ijambo ry'Imana.
Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza, turagarutse mu isaha y'ubutabazi. Data wa twese dukeneye gutabarwa nawe. Uwiteka Mwami Imana, ngo iyo atari wowe urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Kandi Uwiteka Mwami Imana, umwanditsi wa Zaburi yavuze ko gutabara kw'abantu kutagira umumaro, ariko ni wowe kudutabara. Uwiteka Mwami Imana, reka utange ubutabazi bwihuse mu ijambo ryawe, reka utange ubutabazi bwihuse ku muntu wese uteze amatwi. Uwiteka Mwami Imana igira neza, reka tukubone. Twigeze tukubona papa, ariko reka twongere tukubone. Uwiteka Mwami Imana, umuntu wese uri bukandagire hano, umuntu wese uri kunyumva, Uwiteka Mwami Imana, hari ubutabazi bwihuse wamuhereza. Erega data wamurengera, erega data wamutabara, erega data wamwereka mu izina rya Yesu. Birashoboka yuko atazi ko yabigenza, birashoboka yuko atazi aho yakomanga, birashoboka yuko atazi aho yanyura, birashoboka yuko ari kubona nta nzira, ariko Uwiteka Mwami Imana, ni wowe ubasha gukora cyane biruta ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Uwiteka Mwami Imana, reka ubane natwe Uwiteka, reka umanukire muri iri jambo, reka data wa twese, buri muntu wese data aze kukubona Uwiteka, reka buri muntu wese Mwami uze kumutabara mu buryo bwawe. Uwiteka Mwami Imana, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo sinzi ukuntu bigenza, icyo nzi ni uko iyo utegetse bitungana. Reka uze kubigenza data uko ushaka, ariko aze kubona ineza yawe Mwami Imana data wa twese, ngo ntiwarakara iteka ryose, kuko imyuka waremye yashirira imbere yawe. Mwami ndagushimye kuri butabare benshi, ndagushimye kuri bukize benshi, ndagushimye ko turi bubone ineza yawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Dukomeza kwakira ubutabazi kandi tuguma mu isaha y'ubutabazi. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Tugiye kureba ijambo Imana yampaye, ari ryo jambo tugiye kwakiriramo ubutabazi bwacu. Imana itugirire neza. Ni ijambo riri muri Maraki ibice 3 umurongo wa 19. Imana ishimwe cyane. Maraki ibice 3 umurongo wa 19. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Sorry nari nibeshye, ni Maraki ibice 3 umurongo wa 16. Maraki ibice 3 umurongo wa 16. Haranditse ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakizera izina rye. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakizera izina rye. Amen, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ni ijambo Imana iduhaye umunsi, ni ijambo ritwereka uburyo abubahaga Uwiteka ngo bajyaga baganira, Uwiteka agatega amatwi akabumva. Imana yacu ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo muri iyi saha y'ubutabazi, Imana ikurinze kuba wenyine, Imana iguhaye timu, Imana iguhuje n'abantu bayo, Imana ikugiriye neza kandi ni ukuri. Imana itugirire neza nawe ubwawe, Imana iguhaye abantu, ariko nawe ujye wirinda kuba wenyine, kubera ko Satani ikintu akunda kuba umuntu ari wenyine. Iyo umuntu ari wenyine nta gitekerezo kizima agira, iyo umuntu ari wenyine atekereza ibintu bitari byiza. Hari umuhanga wigeze kuvuga ngo umuntu ushobora kumara umunsi ari ahantu ari wenyine, ngo
ngo aba afite ibyago ngo byo kuba yasara cyangwa akarwara uburwayi bwo mu mutwe ngo kuruta ngo umuntu wanyweye ibiyobyabwenge. Rero ikiyobyabwenge cyo kuba wenyine cyangwa se ikiyobyabwenge cyo kugenda wenyine ni ikintu Satani akunda gukoresha iyo ashaka kuturimbura, ariko uyu munsi Imana ikurinde kuba wenyine mu izina rya Yesu, Imana ikugirire neza. Na Yesu yari umwana w'Imana ariko ntabwo yigeze akora umurimo we wenyine, ahubwo yari afite imbaraga, yajyaga atubura imigati, yajyaga agendera hejuru y'amazi, mbese ibintu byose yabashaga kubyikorera, ariko abona ko adakwiriye kuba wenyine, ahubwo atoranya abigishwa 12 bo kugira ngo bamufashe umurimo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo kandi Imana nayo ngo yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ahubwo reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo muri iyi saha y'ubutabazi, ikintu Imana igukoreye ikurinze kuba wenyine, kandi Imana ikurinze kuba hamwe n'amabandi, Imana ikurinze kuba hamwe n'abagome, Imana ikurinze kuba hamwe n'abanyeshyari, Imana ikurinze kuba hamwe n'indyarya. Imana igukuyeho indyarya, Imana igukureho indyarya, Imana igukureho indyamiririzi, Imana igukureho abantu baza mu buzima bwawe basa n'abaje kugushungera, ndetse nawe ubwawe Imana iguhe ubwenge, igukore ku maso, ubashe kumenya ngo mbese uyu muntu ndi kumwe nawe yubaha Uwiteka. Amen, amen, amen. Nagiraga ngo nkubwire ko nta muntu wagukunda adakunda Imana. Ese yaba aguca iki? Ese yaba agushakaho iki? Umuntu wese agukunda kuko yabanje gukunda Imana. Umuntu udakunda Imana ntiyagukunda, umuntu utubaha Imana ntiyakubaha, umuntu udatinya Imana ntiyagutinya. Niyo mpamvu dukeneye abantu bubaha Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ngo hari n'indirimbo itubwira ngo jya ubana n'abayo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibanga rikomeye mu kuba abantu bihuza, mu kuba abantu bafite timu. Mu mubwiriza niho hatubwira ngo 2 baruta umwe. Imana yacu ishimwe, ngo kuko iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, Imana ikurinde kuba wenyine. Ndabona umaze iminsi uri wenyine, ndabona umaze iminsi ugenda wenyine, ndabona umaze iminsi utekereza wenyine, ariko Uwiteka Imana aguhaye timu. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, umuntu umwe aramutse avugije akaruru ari hano Kabeza, ni ukuri ashobora kumvikana nko muri metero 100 cyangwa 200, ariko abantu 10 iyo bari kumwe bakavuza induru ishobora kugenda ikagera no mu Giporoso. Reka nkubwire ngo imbaraga z'umuntu umwe ntabwo arizo mbaraga z'abantu benshi. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona wasenze amasengesho uri wenyine, ni ukuri ayo masengesho akaba igihe atinze gusubizwa, ariko wakibeshya gato wakandagira mu rusengero ugasanga icyifuzo watanze kirashubijwe, ukibaza impamvu, ukavuga ngo ariko se Imana iba mu rusengero, ntabwo ariyo Mana iba iwanjye? Impamvu ni uko Imana ikunda ahantu abantu bari kumwe, abantu bahuje umutima. Imana yacu ishimwe cyane. ngo erega ngo iyo bateranye ngo ari 2 cyangwa ari 3 ngo ndamanuka ngo nkabana nabo. Kubera iki se Imana itavuze ngo uyu muntu ari umwe ngo ndamanuka nkabana nawe? Ni uko imbaraga za benshi zigira umumaro kuruta imbaraga z'umwe cyangwa se imbaraga z'abantu bakeya. Imana yacu ishimwe cyane. Reka rero muri iyi saha y'ubutabazi Uwiteka Imana agukureho akazitiro Satani yaragushyizemo ko kuba uri wenyine, akazitiro ko kuba uri kumwe n'indyarya,
kujya, akazitiro ko kuba uri kumwe n'abantu bagushungera, akazitiro ko kuba uri kumwe n'abantu mudahuje umutima, mudahuje intego. Uwiteka dukuye mu kazitiro, reka tumuzamure icyubahiro. Ni ukuri impamvu bitakundaga, impamvu bitemeraga, ni ukubera ko wari uri mu kazitiro k'indyarya, wari mu kazitiro k'abagufitiye ishyari, wari mu kazitiro k'abantu batakwifuriza ibyiza, ariko uzi kugendana n'umuntu utakugira inama ngo akubwire ati wenda aha hantu wahakura n'igihumbi, ngo akubwire ati wenda iyo ngeso yakunaniye yo kunywa inzoga wayirinda gutya na gutya, wazajya wenda unywa icupa rimwe, kwirinda kujya mu kabari, ukazageraho nabyo ukabireka, ukabura umuntu wakugira inama, ukaba ufite umuntu mugendana ari uwo kukwaka ibyo ufite, ari uwo kugukoresha, ari uwo kukubyaza umusaruro, ariko wowe atakwitayeho. Ariko reka nkubwire ngo Imana iguhaye timu, akira ubuhanuzi bwawe. Imana iguhaye timu ubamo ugendana nayo, kandi iyi timu izakugeza kuri byinshi, izakubyara umusaruro. Ashobora kuza ari umuntu umwe, bashobora kuza ari babiri, ariko Uwiteka Imana agukuyeho kuba wenyine. Akira imbaraga za timu. Uwiteka Imana akugiriye neza, kandi Uwiteka Imana arakurengeye, kubera ko ngo abubahaga Uwiteka ngo baricaraga ngo bakaganira. Reka nkubwire ngo hari imbaraga ziva mu kiganiro. Imana yacu ishimwe cyane. Ikiganiro cy'abantu b'Imana, ikiganiro cy'abantu buzuye umwuka wera, atari ikiganiro cyo kunywa inzoga, atari ikiganiro cyo gusohoka, atari ikiganiro. Reka nkubwire ngo hari imbaraga z'ikiganiro. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu uganira nawe ubuzima bwawe bugahinduka, hari umuntu uganira nawe imyanzuro wafashe igahinduka, hari umuntu uganira nawe ukunguka ubwenge, hari umuntu uganira nawe ugahindura imyifatire, hari umuntu uganira nawe ugahindura imyitwarire. Bene data, niba ari ikintu cyica, ni ikintu cyitwa ikigare. Imana itugirire neza. Kenshi tuba mu kigare tukibwira ngo turi kumwe n'abantu, ariko tutari kumwe nabo. Rero ikigare ni ikintu ubamo, ariko nawe ubwawe utazi intego y'icyo kintu, ukagendana n'umuntu utazi impamvu muri kugendana, ugakorana n'umuntu utazi impamvu muri gukorana. Icyo nicyo cyitwa ikigare. Ariko abantu bazima, abantu bubaha Imana, bagendana bafite intego, bagendana batarimo bakina, bagendana bafite aho bajya. Buri wese yitkoreye umutwaro wa mugenzi we, buri wese ahangayikishijwe n'icyafasha mugenzi we, buri wese arimo atekereza ati nakora iki, buri wese arimo atekereza ati byagenda gute. Imana yacu ishimwe cyane. Amen, amen. Bene data, reka dusenga Imana twe gutinda, ariko reka nkubwire ngo Imana iguhaye timu, Imana ikugiriye neza. Byashoboka yuko ufite ibyifuzo. Bene data, ntabwo ibyifuzo byacu bizaturuka mu ijuru ngo byikubite hasi. Ni ukuri ntabwo ariko bigenda. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu ushobora guhura nawe ugasanga afite igisubizo cyawe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe uba warabuze akazi, ariko hari undi muntu wabuze umukozi muzima, nawe yirirwa aricyo cyifuzo afite, avuga ati Mana, iyo nshatse abakozi baranyiba, abakozi barampemukira, icyama nkabona umukozi muzima. Uwo muntu iyo Imana iguhuje nawe, ni ukuri biremera. Hari igihe ushobora kuba ufite icyifuzo cyo kuvuga ati ufite inzara, hari undi muntu ufite ibihumbi 40, ariko wibaza ngo Mana, nakura hehe umuntu ngaburira? Iyo niyo timu dukeneye. Imana ishimwe cyane. Hari timu Imana iguhuza nayo, ugasanga si ngombwa yuko ibisubizo byawe biva mu ijuru ngo bimanuke nka ya manu y'Abisirayeli, aho ugasanga ibisubizo byawe wa muntu arabifite, kandi ugasanga nawe ufite ibye. Imana ishimwe cyane. Reka Imana iduhuze n'abantu bafite ibisubizo byacu, kandi natwe dufite ibyabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo abubahaga Uwiteka bajyaga bakaganira ibintu bigakunda kandi bikemera. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Hari umukobwa umwe wigeze amubuhamya umunsi umwe, yari arimo ambwira ngo nimusengere ngo ashaka ngo ibishyingiranwa,
none hamwe ubuhamya bw'ukuntu ubukwe bwe bwatangiye, uko yahuye na fiyanse we, ambwira uburyo ngo yapfushije ubukwe, yakoze burayida shawa, yari apfushije ubukwe inshuro 3. ndamubwira nti ariko se umuntu apfusha ubukwe inshuro 3 gute? Ati ni ukuri birashoboka yuko umuntu apfusha ubukwe inshuro 3, ni ntabwo bishoboka. Ati mva tereka nkwereka amafoto. Ati iyi si burayida shawa ya mbere nambaye ikanzu y'iroze, ni yego. Iyi si burayida shawa ya kabiri nambaye ikanzu y'umweru, ni yego. Iyi si burayida shawa ya gatatu nambaye ikanzu y'umukara. Ubu se ndakubeshyera iki ku bukwe bwapfuye inshuro 3? Imana itugirire neza, haleluya. ngo nuko amaze ubukwe bupfuye inshuro ya 3, kandi yari umukobwa mwiza udafite ikibazo na kimwe, ariko kubera ko iyo tutari mu mwanya wacu, iyo tutari twahura n'abantu bafite ibisubizo byacu, ntabwo bikunda. Impamvu bitarakunda, ntabwo urahura n'abafite ibisubizo byawe, ntabwo birakunda, ariko humura bigiye gukunda. Imana ishimwe cyane. Ngo bimaze kumurenga, ngo yumva buza umuhanuzi n'umwe wamusengera, ngo yumva abuze inshuti n'imwe yabwira, ngo arangije arahaguruka, ngo hari ku wa kabiri. Mana yacu ishimwe cyane. Ngo arahaguruka ari ku wa kabiri, ngo yumva agiye gusara, ngo yumvise agiye gusara, aravuga ati rero nta kindi kintu nakora uyu munsi, ndi bujye hehe? Nta muhanuzi nshaka kwampanurira, nta nshuti nshaka kuvugana nayo, uyu munsi ko ari ku wa kabiri ndi bujye hehe? Ngo aba yibutse yuko uwo munsi ari ku wa kabiri, ngo uwo munsi ngo ari umunsi w'abamama basenga. Imana ishimwe cyane. Ari umunsi iwabo ku itorero yasengeraga mu Gatenga kuri ADPR. Ngo yibuka ko uwo munsi ari bwo abamama basenga. Ngo arangije aravuga ati rero aho kugira ngo njye kwiyahura mu kiyaga, aho kugira njye muri Nyabarongo, aho kugira njye Nyabugogo njye kuvuza induru, reka ngende njye mu bamama, kubera ko abamama bagira impuhwe, abamama bari bumpumurize, abamama bari bunsengere, wenda ndire bampanagure, kuko abamama bagira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo arafata igitambaro aratega, arangije afata igitambaro aratega, arangije afata ikanzu ndende arambara, mbese yambara nk'abamama. Arangije ajya mu masengesho y'abamama, aragenda asanga abamama bari gusenga, bari abamama bake, murabiza amasengesho yo mu mibyizi haboneka abantu bakeya, barasenga. Barangije barafateka twakira abashyitsi. Abashyitsi bari barimo bariyakiriza, barivuga, bamugezeho ngo bamwakire, araturika ararira kubera agahinda yari afite mu mutima. Barangije baramuhoza, baramuhanagura nk'uko yagiye koko avuga ati icyama nkabona abantu bampanagura amarira. Rero yagiye kuko byari iteraniro ry'abamama gusa, nta mukobwa n'umwe wari urimo. Noneho yumvise ukuntu abandi bagore bari bati ndi umumama mfite abana 2 ngize gute, yumva agahinda. Noneho kwivuga, yibaza ukuntu ari buvuge ngo ni umukobwa, yibaza ukuntu ari bugire gute, yumva biramurenza, ahita turika ararira. Noneho ba bagore baraza bamuhanagura amarira, baramuhumuriza. Urumva bafasha akanya ko kugira ngo bamenye ikintu kiri kumuriza. Abigera igihe ababwira ukuntu apfushije ubukwe inshuro 3, ababwira ukuntu yajeje kwiyahura aho ngaho, ababwira ukuntu yaje yambaye nk'umumama kugira ngo arebe yuko yaterana nabo, kuko yari yabuze ahandi hantu yakwerekeza. Abarangije abagore bararira koko, bamufasha kurira, baramusengera. Dore ko amarira y'abagore umva ngo Imana irayumva kurutaho. Ngo nuko haboneka umugore, muri abo bagore hari harimo umugore ufite musaza we ngo uherutse nawe gupfusha ubukwe. Ahita amubwira tumva amateraniro nasoza tuvugane. Baravugana, bamaze kuvugana, yego ko abamuhuje na wa musore, abamaze kumuhuza na wa musore ati ahubwo mwatinze, ati nibishyingiranwa byose narabiguze, n'ibiki n'inzu ndayujuje, n'ibiki byose, ahubwo nimugire vuba ubukwe ntiburenze tariki 10. Umva hari tariki 30, ubukwe baba barabuteguye, ibintu biba birakomeye, ubukwe buba burabaye. Ngubwo ubuhamya yari ari kumpa. Uyu mukobwa yataza guhura n'aba bantu bubahaga Uwiteka, ntabwo byari bukunde, ahubwo yari kuzajya ahura na babandi bamunoshanira, na babandi bamuvuga, na babandi bagira gute. Uwiteka Imana aguhuje n'abantu bubaha Uwiteka. Uwiteka Imana aguhuje n'abantu bafite igisubizo
cyawe, akira ubuhanuzi bwawe, akira ubutabazi bwawe bwihuse, akira birihuse. Aka kanya tuvugana Imana iguhuje n'umuntu ufite ibyawe, nawe ufite ibye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana tuvuge ngo Mana, twakiye abantu bakubaha, twakiye abantu bafite ibyacu, twakiye abantu bafite inyenyeri zacu. Amena. Uwiteka Mwami, ndagushimye kubw'ijambo ryawe, ndagushimye kubw'isaha y'ubutabazi. Tabara abana bawe, tabara abera bawe Uwiteka Mwami Imana, kora imirimo aka kanya. Reka uyu munota isaha Uwiteka, kuko wavuze ngo birihutirwa, reka byihutirwe kuri buri muntu muhuze n'umuntu ufite igisubizo cye, babe magirirane Uwiteka Mwami Imana. Hari igihe duhura n'abantu batadukeneye bakadutesha agaciro, ariko reka duhure n'abo dukeneye ndetse nabo badukeneye. Uwiteka Mwami Imana, kuraho urusika, dukure mu tuzitiro Satani yadushyizemo dutuma tudahura n'abafite ibyacu. Mu izina rya Yesu turarandura, turasenya, turarandura izo nkingi z'abadayimoni. Inzitiro zose nizikurweho, duhure n'abantu bacu bafite ibyacu. Duhuye n'abaza kutureba no kudushungira no kutwigaho, ariko reka ibyo birangire aka kanya Mwami. Umuntu wese unyumvise, reka umuhuze n'umuntu ufite ibye, kandi Mwami nyuma y'iri jambo nzumva amashimwe menshi. Urakoze kubikoze, kuduhuje na timu Mwami, urakoze uduhuje na timu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Buri muntu wese niyakire timu imugeza ku nzozi ze no ku byo wamubwiye. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Amen, amen. Imana ibaha umugisha, mwakire timu nziza.